bashobora kuririmba uko umutima wabo uja ku mu ndahiro baza kurahira. Reka noneho Bihozagara Jacques aze kurahira abantu bose bumva iyo ndahiro, ariko cyane Kamariza ukurikire iyo ndahiro. Ni lazima Kamariza ufuate kiapo hicho ambacho tayari hapa, kuko mu buzima bwawe ni indahiro nziza wumvishe umunsi wa mbere. Basi ni mara ya kwanza kusikia kiapo hicho maishani mwako. Wanditse impeta ikimenyetso cy'urukundo nagukunze, nzakomeza kugukunda, nzakwihanganira muri byose, nzakwigisha gusenga no gusoma ijambo ry'Imana, nzakurinda, Imana izabimfashamo. Reka tuze kumva Kamariza. Acha tumsikie Kamariza naye akila kiapo, ila nawe aze kurahira. Ndetse impeta ikimenyetso cy'urukundo nagukunze, nzagukunda, nzakubaha, nzakugandukira uko ijambo ry'Imana bidutegeka, Imana izabimfashemo. Imana yo mu ijuru izabibafashemo. Yesu yambaye ishusho yanjye, ayimanika ku musaraba. Yesu yambaye ishusho yanjye, ayimanika ku musaraba. Niwagombaga kuva
mukomera amashi. Murakoze cyane nimweke hasi. Asante sana. Acha niweze kupatia mtu wa familia atupatie